ikaze ahangaha ugiye kudusobanurira ibyo wagiye ukora, ibyo wakoze neza uhabwe umugisha, ibyo wakoze nabi uhabwe ibihano. Urakaza neza ikuzimu. Oh my gosh. Wow. How were you feeling ubwo wamenyaga yuko ugiye kuza ikuzimu? I was as in wow. Uyu munsi ndi kwizihiza imyaka 50 ishize mwohereje ku isi kugira ngo ujye kugumura urubyiruko ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Happy birthday to you. Ceceka wowe nyangara gato kandi uri kundirimbira washaka kunyikundishwaho gicucu. Thank you baby. Ntabwo ndi bitowe ibintu byo gukundana na ziriya ndaya, imbobo, inshinzi, amaninja biri ku isi. Nagaze humura. Vantu bitwenge kuzimu urebe kuzana baraga ahangaha, wowe uraza gusinyika ahangaha ubundi ngo nturi umusazi. Sindasara. Usigaje kongera guseka rimwe wacu birituwe nkahita nkukubita ngo ni 80 none kano kanya hita utangira wiyumvemo ko twaje mu rubanza rw'ibibazo byawe. Bahaye ikaze, nishimiye ko mwaje kwifatanya nanjye umunsi mukuru. Ari twe nawe ninde watumiye undi? Mwatumiye muri itabo. Uvuze ngo cyo wacu wahewe. Nakoze kuza kuvumba. Icyizere ufitiye biragaragara ko ushobora kuba wemera Yesu. Tubwire imbogamizi Yesu wawe yaba yarahuye nazo ku isi. Harimo intimba yo kutakata keke nk'abandi bana. Ikindi yarakuze atari ice cream. Icyanyuma kuba ataratunze igipupe nk'abandi bana. Cucuka wowe mayoneze hano waje kuhakinira komedi. Wongera guseka ndahita nkohereza ku isi. Nizere yuko kujya ku isi nacyo byabigutwaye cyane kugira ngo ugabanye ubucucu wagira ngo tugukorere iki. Reka njya ahantu ngura akantu gakonje nkanywe n'ubundi nta myaka 100. Ayo macupa wazanyanga ameze nka ya Rocky, utwo ducupa wadukuyehe? Nake hita ugenda ku isi nonaha ugenda udufashe uwo Rocky na Rufendeki ubahindure babe imbata zacu tuzagukiza. Yemwe namwe muzakire. Ubwo wishimiye kunywa ibyo bitaba kuyoga ubwo si ibintu biraryoha. Harimo n'isukari. Asaba ku isi wanyu nibihe bintu murya bituma mugerayo mukigumura mukareka inshingano twabahaye. Naje usanga muri isi uko ubona agenda akura hari ibyo utakora. Zira ko mu byo wakora byose utajya ujyanira n'abakobwa. Oya ndayirya. Wahirya se wiryana iki uba ufite icyurishishe kibisaba kuba ufite iki kugira ngo ubashe kubyiyemeranywa. Nko kwiga igifaransa, imibare, continue, kinyabupfura. Washiraya we ubundi ibyo bintu urumva byaguha ubuzima bwiza. Ikibino ko byaba ari amahano, nta mahano nkuze nge nikunze. Ibyo bintu uri kuvuga ntabwo bibaho. Gusomana n'abakobwa n'uburaya nta mahano. Ntago ari amahano. Nta mahano we neza. Ntago ari uvuze ngo nta mahano. Navuze ngo nta mahano nakoze. Kubera uburaya rero wazanye n'ikizima tujya gukubita ngo ni 50,000 uhita upfa buri gihe ujya uhorusha. Kuba nikunze ni icyaha. Ni icyaha nyine waje kubona nanjye ahangaha ahubwo mu minsi iri imbere nkwisangira aho uri nze nkuhanire no kwisiye uko byagiye kose. Ko uri kure. Okay, ndakubabariye ariko ngiye kuganira ku isi ugiye kujya unekera amakuru agiye atandukanye ku bantu bagiye banga gukora ibyo twabatumye. Ugiye bigushinze ubikurikiranye ubaye umunyamakuru wacu hano ikuzimu, ambasaderi mukuru. Akazi kanjye ntagaraka itangazamakuru. Ibyo bintu simbigusabye ndagutegetse. Sinabibasha pe. Ubwo ntabwo ushaka kuba umwana w'umukire ngo ugire utese ufite imodoka, ufite indege, ufite moto, ufite igare, ugenda utuje wumva unezerewe umwana wo mu bakire nk'abandi. Abana bo mu bakire nubwo badukangisha ibintu bya danger. No kurya isukari kikigendera. Uko nawe ugiye kwigendera ubwo diro muhaye irakunaniye. Nta diri birimo. Aba bamarayika banje bari hano bose ubona banshagariye bose nzaboheza babikora. Ubwo wowe birakunanira urabona batameze neza. Ukoza amakosa ukoza amahano ufite abamarayika banje ukabita ibihamba wagihamba wari we. Ariko Junior GT Business Group usigaje kongera guseka rimwe. Business Group yo kwitwikana nawe hano muri utazima. Udabizi ntabwo benshi bumva fenomene iri mu kuba umuntu akurikiye ko Junior ibyo bintu by'umuntu no komeza zananga y'ikuzimu ntabwo ndi ubwenge. Uwo muntu yaba yakoze icubwo yakikorera icubwo umuntu yakikorera ngaho mabwira azanyikorera yaba yikorera icubwo ngo ubwo surprise. Reka ibintu bya surprise kuvageza ahangaha byibagirwe ntabwo ubibona birarangiye ugiye kujya mu rutazima kwanza yituma mukabireba. Ese ubundi wese no kuzamuka wenyine ko nari ko batwikira rimwe mwese bagashira mu muriro nkabatwika kubera mwanze kugumira kuko nayo babwiye. Ubundi wowe Rufendeke Rocky n'abahungu bandi bose mwirirwana bavuga ngo nta gikwe nta myaka 100 mwagomba kugira rimwe today.
nta mafaranga nari mfite. turashize noneho Junior ageze atangiye kunsuzugura wowe nabuze amafaranga yo kugutegera ngo ujyane n'abo bagenzi bawe hita ugenda mu mirongo n'aha nakwirukanye ugende witegere uragerayo amahoro. Amafaranga cyo kibazo.